Nagira ngo muri aka kanya rero munyemerere ngaruke kuri izi breaking news. Ni amakuru yihutirwa kubera ko iki cyorezo cya Ebola gikomeje noneho gufata indi ntera. Ubu tuvugana amakuru yo kwizerwa maze kujya hanze aremeza ko noneho bidasubirwaho iki cyorezo cyamaze no kugera muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse rero umuntu wa mbere yamaze kugaragaraho ubwandu aho nyine muri Kivu y'Amajyepfo nk'uko tugiye gukomeza tubigarukaho muri iyi nkuru yacu. Ni icyorezo gikomeje kugenda gisakara. U Rwanda ku munsi w'ejo rwemeje ko imipaka idafunze, ariko nanone rwongera kuburira abaturage kwitwararika, bivuze ko byanze bikunze iki cyorezo ni mu gihe atafatwa ingamba zikomeye gishobora gukomeza gusakara hirya no hino mu karere. Ntabwo ari aya makuru gusa nza kukubwira, ahubwo ndaza no kukubwira ko imirwano yongeye kubura hagati ya FARDC na M23 mu bice bitandukanye, nk'ubwo ngubwo muri Warikare uyu munsi rwiriwe rwambikanye. Saho gusa muri Masisi FARDC irigamba gufata agace ka Kinigi. Ni mu gihe kandi ndaba nkubwira kuri ayo makuru ya Ebola yamaze kugera muri Kivu y'Amajyepfo. Kuri ubu ngubu hari amakuru y'uko iki cyorezo noneho kigiye kurushaho gusakara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kubera ko nk'ubwo ngubwo hari imvururu zavutse mu bitaro bivurirwamo abarwayi ba Ebola batandatu. Ako kanya bahise batoroka, kugerana n'ubu ngubu ntawuzi aho barengeye, aho bari cyangwa se abo bahuye nabo. Ibyo byose birumvikana neza ko ari ikibazo gikomeye. Ariko kandi ndanakubwira ko noneho uyu munsi drone za FCM 23 zashegeshe FARDC muri Minembwe. Ni mu gihe muri Fizi FARDC nayo irashinja AFCM 23 gusenya ibitaro byaho. Ayo makuru niyo ngiye kuba ngarukaho. Ribaho hasanitse subscribe. Ndashaka kandi noneho no gushyira umucyo noneho kubijyanye n'amakuru ajyanye n'imirongo yanjye, cyangwa se gusobanura neza uko urugendo rukomeje. Kuri ubu ngubu icyo twakizera nuko uyu murongo wo noneho ntabwo uzigera usibwa cyangwa se gutwarwe. Ikindi kandi banawemereye kongera kuwuhemba, bivuze ko noneho ngiye no gukorana courage. Nari maze igihe kirekire nkora nta mafaranga ninjiza, ariko ikibazo cyo cyakemutse. Kandi amakuru meza nuko nubundi imirongo yanjye cyangwa se imiyoboro yanjye yose ishobora kuzagaruka, nubwo bishobora kuzatwara igihe. Ariko kandi mu gihe tukibitegereje, aha niho ngiye kuba nkorera 100%. Ubu ngubu twabyemeza rwose nta kibazo, icyizere cyongeye kugaruka. Kandi ni by'agaciro kuba mwarakomeje kugenda munshyigikira. Byose bishingira ku kuba n'ubundi iyo nganira nabo bambwira ko mfite abantu benshi banshyigikira, bityo ko bazakomeza kugenzura ibirego bandega bijyana ngo no gushyigikira M23 cyangwa se inyeshyamba n'ibindi byinshi bakomeje kugenda bandega. Ibyo byose bazakomeza kubirebaho, ariko kandi byose babishingira ku buryo nkoramo content, ibitekerezo mutanga muri comment. Ibyo byose bigenda bigaragaza niba koko ibyo nkora ari ugushyigikira inyeshyamba cyangwa se niba atari byo. Byanze bikunze rero nuko imiyoboro yanjye izagaruka, kandi ku ikubitiro uyuwo byamaze kwemezwa ko utazigera ugenda. Reka rero dukomeze turebe icyo iminsi iri imbere cyangwa se amezi ari imbere azatuzanira, ariko bidasubirwaho uyu muyoboro wo tugiye kuba tuwubanaho. Icyo musabwa ni ukujya mutera comment nziza cyangwa se mwandika comment nziza zitafitaho zihuriye koko no gushyigikira umutwe witwaje intwaro nk'uko bakomeje kugenda babimbwira. Comment zanyu ni ingenzi, ndetse nanjye ibyo nandika kuri titre, ibyo nshyira hano muba mureba, ni ukuvuga amashusho muba mureba, ibyo mvuga, ibyo byose bari kubigenzura mu gihe runaka bambwiye ko bazansubiza. Byari byiza rero ko mbasobanurira neza ibijyanye n'aho urugendo rw'imiyoboro yanjye igeze. Ikibazo bamaze kukinsobanurira neza, nuko bavuga ko ifite aho ihuriye no gushyigikira umutwe witwaje intwaro. Reka ibyo ngibyo dukomeze tubikurikirane. Gusa uyu muyoboro wo nyuma yo kuwugenzura, mwarabibonye ko nasibye video zose nkashyiraho video nshyashya. Nyuma yo kugenzura ibyo ndi gukora, bavuze ko nta kibazo ufite, bivuze ko turawugumana. Indi nayo bambwiye ko bagiye kubyigaho bagakomeza kugenzura ibyo nagiye nkora byose. Mu gihe runaka bambwiye ko bazansubiza, ubwo tuzakomeza kugenda tubikurikira, kandi nzakomeza kugenda mbaha amakuru mashya ajyana nuko urugendo rwo kuba iyo miyoboro yagarukaho rugeze. Ibyo byose nzakomeza kugenda mbibagezaho. Reka twihuse rero, ibyo byarakanyuzeho nkubwire ko imirwano yongeye kubura hagati y'ingabo za Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zifatanyije n'imitwe ya Wazalendo. Murabizi neza ko bafatanya n'imitwe ya FDLR, ingabo z'u Burundi, abacancuro ndetse n'abandi benshi, bahanganye n'umutwe wa M23 mu bice bya Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru. Iyi mirwano yatangiye mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu rishyira kuri uyu wa kane tariki 21 Gicurasi. Ni mu midugudu ya Rungoma, Kashesha ndetse na Muhanga, iherereye muri lokalite ya Banansuka, ni muri groupement ya Kisimba.
Amakuru aturuka muri ako gace akavuga ko abarwanyi ba FCM 23 ubwabo ngo nibo batangije ibitero ku birindiro bya FARDC na Wazalendo ni muri iyo midugudu itatu, ni nyuma yuko umunsi wabanje ngo nabo bari bagabweho ibitero n'uruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hanyuma nabo batangira kubasubiza inyuma bava hitwa Katobo berekeza Ihura. Kuri uyu wa kane rero mu gitondo imirwano yakomeje gukaza umurego hakoreshwa noneho intwaro ziremereye n'izoroheje. Ibyo rero byateye ubwoba bwinshi abaturage muri ako gace. Amakuru avaho ngaho imirwano irimo kubera akavuga ko abaturage benshi bari basanzwe barahunze imidugudu nyuma y'ibitero byabereye i Katobo ni mu mpera z'icyumweru gishize. Abasesenguzi bakavuga ko AFC M23 irimo kugaragaza kwagura ibice igenzura ni mu gihe yo idakomeje gutakaza uduce na duto muri Kivu y'Amajyaruguru. Kugeza ubu ntiharamenyekana umubare w'abaguye cyangwa se abakomerekeye muri iyo mirwano, kuko ibikorwa by'intambara biracyakomeje n'ubu ngubu nkugezaho iyi nkuru. Ariko kandi amakuru akavuga ko byanze bikunze ngiri joro M23 ishobora kongera kwigarurira utu duce cyangwa se Wazalendo ikaba yabasubiza inyuma, ahanini bijyanye nuko buri ruhande ruryamiye amajanja. Ibintu bikomeje guhinduka ku rugamba kandi umutekano muri ako gace uracyahangayikishije. Na amakuru guhera uyu munsi ngiye kujya nkomeza gukurikirana, kandi umunota ku wundi nkuko mubizi dusanzwe tubana niko tugiye kongera gukorana. Ibi byose ahanini byaterwaga nuko nta muyoboro nari mfite muhiriye gushingiraho, gusa nyuma yuko tumenye ko uyu muyoboro noneho wo tugiye kuwugumana, kandi nkuko ndi kuburana bisobanura mvuga ko ibyo mvuga byose bijyana no gutangaza amakuru, ntaho bihuriye no gushyigikira umutwe runaka. Amakuru yacu turayakomereza muri Masisi, ni umujyi muto wa Kinigi uherereye mu murenge wa Katoyi, teritwari ya Masisi, uherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Wafashwe n'ingabo za FARDC zifashijwe n'inyeshyamba za Wazalendo na FDLR mu gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki 21 Gicurasi, ni nyuma y'imirwano ikaze n'inyeshyamba za FCM 23. Nkuko amakuru atandukanye akomeje kugenda atangazwa n'igitangazamakuru Actualite.cd abitangaza, imirwano yatangiye ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu, ubwo ingabo za leta za FARDC zifatanyije na Wazalendo n'abandi bagize iri huriro batangiye kugaba ibitero baturutse mu bice bitandukanye. Umubare w'abahitamwe n'ubundi n'iyi mirwano ntabwo uramenyekana kugera aka kanya, gusa amakuru aturuka mu karere kari kuberamo imirwano ataragenzurwa neza kerekana ko inyeshyamba za FCM 23 ngo zo zasubiye inyuma zerekeza muri Rubaya. Iyi mirwano yatumye n'ubundi imiryango myinshi ihura n'ibibazo by'ubutabazi, benshi barimo guhunga, ni mu gihe kandi hari n'abakomerekeye muri iyi mirwano. Aya makuru yacu turayakomereza noneho muri Kivu y'Amajyepfo. N'ingabo za FCM 23 zakubitiye ahababaza ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abambari b'iryo huriro mu bice bya Minembwe. Ni mu bitero bikomeye cyane bya drone noneho za M23 zasize ibirindiro bya ruriya ruhande bisenyutse, kandi abasirikare benshi cyane ba leta bahasize ubuzima. Ni mu bitero AFCM 23 yagabye mu gace ka Mikenke muri teritwari ya Mwengaho mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Amashusho akomeje gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga bigaragara ko yafashwe n'abasirikare ba FARDC ubwabo. Ni nyuma y'ibyo bitero agaragaza imirambo y'abasirikare benshi cyane baryamye hasi, ni nyuma yo kuraswaho n'indege zitagira abapilote zizwi nka drone za M23. Aya mashusho kandi agaragaramo inyubako za senyutse cyangwa se zashwanyagujwe ku kigero cyo hejuru na drone za M23, ibyerekana ubukana bw'ibyo bitero. Mikenke, Gakenke na Karingi n'utundi duce twinshi cyane two muri Minembwe tumaze iminsi twarabaye isibaniro ry'ibitero bya za drone byiganjemo ibigabwa n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyangwa se ihuriro rirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, harimo FARDC, Wazalendo, ingabo z'u Burundi na FDLR udasize n'abacancuro. FARDC ni mu itangazo yasohoye nyuma ya biriya bitero yavuze ko yamaganye ibitero bya drone bikorwa n'ihuriro rya FCM 23 ni mu bice bya Kivu y'Amajyepfo, ikavuga ko bikomeje guhubanganya umutekano no gushyira abaturage mu kaga. FARDC yavuze kandi ko irimo gukomeza ibikorwa bya gisirikare byo kwisubiza ibice AFCM 23 igenzura muri Kivu y'Amajyepfo. Kandi rero igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC cyanatangaje mu itangazo ryashyizwe ahagaragara kuri uyu wa gatatu tariki 20 Gicurasi 2026 ko hakomeje ibitero byitirirwa umutwe wa
wa FC M23 mu misozi ya Minembwe muri teritwari ya Fizi ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Nkuko igisirikare cya Kongo kibitangaza ngo ibitero byinshi by'indege zitagira abapilote kuva kuwa kabiri byibasira uduce twa Karingi na Mikenye mu gitondo cya kare. FARDC kemeza ko ibitaro bikuru bya Mikenye byibasiriwe nkana kandi bisenywa burundu muri ibyo bitero byagabwe na mama 23. Iri tangazo rikavuga kandi ko abantu bapfuye barimo abasivile benshi barimo n'abakozi bakoraga muri ibyo bitaro. FARDC yamaganye icyo yise kurenga ku mategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu nk'ibyo imaze iminsi ishinjwa na FC M23 ndetse ishinja u Rwanda kugira uruhare muri ibyo bitero ibyo u Rwanda rutari rwagira icyo ruvugaho. Igisirikare cya Kongo kikavuga ko kimenyesheje abahuza ndetse n'abafatanyabikorwa kugira ngo bose babone neza uruhare rwa mama 23 mu gukomeza kwica amasezerano ya Doha no kudashyira imbere amasezerano ya Washington nk'uko iyi nkuru ya mediacongo.net komeza ibitangaza. Igisirikare cya Kongo gikomeza kivuga ko gifite uburenganzira bwo kwirengera hagamijwe kurinda ubusugire bw'igihugu no kurinda abaturage b'abasivili. Urebye ibikubiye mu byatangajwe na FARDC ubona neza ko nta tandukaniro riri hagati yabyo n'ibyo ihuriro rya FC M23 rimaze iminsi rishinja igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC n'abafatanyabikorwa b'icyo gisirikare. Nk'itangazo ryashyizwe ahagaragara na FC M23 kuri uyu wa kane rivuga ko kuva n'ubundi ku isaha y'isambiri z'ijoro kuwa gatatu kugeza kuri uyu wa kane tariki 21 Gicurasi 2026 saa 11:45 za mu gitondo ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa ngo naryo ryagabye ibitero bikurikirana ku bitaro kandi bica bunyamaswa abaturage b'inzirakarengane abasivile batuye mu bice bitandukanye bya Gakenke, Karingi, Karonge na Bidegu hakoreshejwe indege zitagira abapilote za KT-6 ndetse n'izindi za kamikazi. Biragaragara neza ko rero buri ruhande rurashinja rugenzi rwarwo kandi neza bikumvikana ko buri ruhande ibyo ruvuga ni nabyo urundi ruza rugasubiramo. Hanyuma rero reka twerekeze noneho kuri iki cyorezo cya Ebola. N'ubuyobozi bwa FC M23 bumaze gutangaza ko habonetse umuntu wa mbere wanduye virusi ya Ebola mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Aya makuru yatangajwe nk'ayihutirwa kuri uyu wa kane, ibintu byahise biteza impungenge mu karere cyane cyane mu gihe icyorezo cya Ebola gisanzwe kirimo gukwirakwira mu bice bitandukanye bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu ntiharamenyekana cyangwa se ngo hatangazwe amakuru menshi ku hantu hanyaho uwo murwayi yabonetse cyangwa se uko yanduye, ariko iri tangazo rije mu gihe Goma n'ibindi bice byo mu burasirazuba bwa Kongo bikomeje gushyirwa mu kato ahanini bijyanye n'uko hatangiye kugaragara ubwandu bwa Ebola. Ni mu minsi ishize AFC M23 yatangaje ko yashyizeho uburyo bwihariye bwo guhangana n'iki cyorezo, harimo nko gukurikirana abantu bahuye n'uwanduye, gushyira abarwayi mu kato ndetse no gukorana n'inzego z'ubuzima. Iyi kesi nshya muri Kivu y'Amajyepfo ishobora kongera impungenge z'uko Ebola irimo gukomeza gukwirakwira mu bice byinshi byo mu burasirazuba bwa Kongo, ahari kandi ibibazo by'intambara n'umutekano muke ku buryo binagoranye cyane rwose kuba barwanya iki cyorezo. Inzego z'ubuzima n'imiryango mpuzamahanga nabo bakomeje gukurikirana uko ibintu bihagaze kugira ngo harebwe ku buryo bwo gukumira icyo cyorezo ndetse n'uko bagihagarika kugira ngo kidakwirakwira mu karere hose. Nubwo wenda inzego z'ubuzima cyangwa se nabo bireba bakomeje gukora uko bashoboye kose, ni mu bitaro bikuru bya Rwampara biherereye mu ntara ya Ituri ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo habaye imvururu zikomeye cyane. Abarwayi 6 barimo 3 byemejwe ko banduye Ebola ariko banatorotse. Noneho izi mvururu zadutse ku gicamunsi cyo kuri uyu wa 21 Gicurasi 2026 ni nyuma y'urupfu rw'umurwayi bikekwa ko yishwe n'iki cyorezo cya Ebola, aho umuryango we banze kwemera ko aricyo cyamwishe maze basaba ibitaro kubaha umurambo ngo bawishyingurire, kubera ko bitemewe kandi ko abaturage bishyingurira uwo bikekwa ko yararwaye Ebola. Ni mu rwego rwo kwirinda ko yakwirakwira. Ibitaro bya Rwampara byamaganye uwo mwanzuro cyangwa se byanze gutanga umurambo. Ni mu burakari bwinshi noneho abo baturage batangira kwangiza ibikoresho byaho ngaho mu bitaro. Ihema ryari ryarashinzwe kugira ngo rivurirwemo abandi icyorezo cya Ebola n'ibitanda byarimo abo barwayi byose byatwitswe. Imodoka 2 zirimo imbangukiragutabara zirangizwa, abarwayi 6 bava mu kato baratoroka.
ni mu rwego rwo kwirinda kugirirwa nabi. Abakozi bo muri ibyo bitaro nabo bahise bakizwa n'amaguru. Kugeza ubu ngubu rero ubwoba ni bwose, ahanini bijyanye n'abo barwayi batorotse bakomeje kugenda bahura n'abandi, bivuze ko bakomeje kugenda bakwirakwiza nyine icyo cyorezo. Abasirikare kuri ubu ngubu n'abandi bashinzwe umutekano n'abapolisi bose bahawe misiyo yo kujya guhigisha uruhindu abo barwayi batorotse. Ni nyuma y'izi mvururu hari ubwoba ko abatorotse barimo gukwirakwiza iki cyorezo, kandi ni icyorezo kirimo kwica ku muvuduko wo hejuru. Umurwayi wa mbere yishwe na Ebola yo mu bwoko bwa Bundibugyo n'uwo mu mujyi wa Bunia muri Ituri, yapfuye tariki 24 Mata 2026, ariko byemezwa ko yazize iki cyorezo nyuma y'ibyumweru bitandatu. Kuri uyu wa 21 Gicurasi, Minisitiri w'Ubuzima wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Roger Kamba yatangaje ko abantu 626 karibo bikekwa ko bamaze kwandura Ebola, kandi ko 159 bo bikekwa ko bishwe n'iki cyorezo, byumvikanisha ubukana bw'iki cyorezo.